Yes, it's your boy Director Password Idi Black Tokara Mchenga rufungiga amarira nyita pin nyita password professional gaffer. So rero ntago ari bishyashya uno munsi ni umunsi mvuga ko meze neza niba utameze neza ndakwifuriza kumera neza aho waba uri hose yaba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri mu mbibi zacyo uri hakurya y'inyanja ndakwifuriza kugubwa neza nimba utarakora na subscribe kuri channel Password Podcast nkubwire ngo uyu niwe mwanya ukora subscribe kuri Password Podcast kuko nguhishe byinshi abasari benshi uzagenda ubona kuri podcast hano uzamenye yuko bari real ari abantu banyu. So nuko ngo rero uno munsi nifuje kubazanira ewan big star man big star rero ni umva mutazankoza isoni kabisa nizere yuko muri huge big time my boy big time family. What's up? How you doing? I'm a mwana wa mama ni sawa bro kabisa ariko uzikuri cya aho ni kubera iki atari we bise cyangwa isi kwa like icyangwe nekiza ko abantu bagiye kwita icyangwe cyangwa abantu b'icyangwe n'abantu bambara imyenda myiza right Ngambe nabise ngi ntabwo nambara imyenda myiza mani ngi ndaberwa. There is a big difference. Yeah, you know nyine icyangwe ngi nemva ari bo bantu bajya kugura icyangwe gihenze bakambara ngi ndaberwa tu anything nakambara mberewe that's why. Ariko shout out kuri BTC Amina Jeremy Ewan ngi ntabwo nari fana wallahi let them know nkundisha abantu pasa nkundisha abantu wallahi mukore subscribe kuri umuntu utazi BTC ngereka nkubwire yuko ntago uzajya nta mpano uzi ahantu hose waba uri utazi BTC break the chain man abantu mukina babo kino boya breaking badusure kuri BTC podcast bakubita imizigo ya hatari nanjye murafasha umukobwa wanjye ngo ni Director Password OG barabizi man ishobora byose Password bimeze bite se mwana wa mama abantu barijijisha bro Password atabafera gashake kumfata nkabiriza ngira umustar wa dance cyangwa ngira umushitsi hima doge man umuji wanje turazanye to be honest sibyo ibaze umuntu umwiyemezi akemera ku bantu tuzi ko dufite badufite mu nshingano like nk'abasani abasani badufite mu nshingano kugira ngo baririmbe twe crazy ariko nyine ugasanga umujizi wana ni umwiyemezi ni umukapo like uribuka bwa mbere se duhura subyibuka twahuriye muri zino nci muri shoot ya Angel Mutoni. Yeah, that's true. Ngewe buri uzisi abakapo abenshi kujya onza yo kwita umukapo ntago ari uko like uri arana rukuntu turi kuri tele ugasanga umuntu nyine yifunze yagigiye ariko msenibuka ko nagufashije lighting one sushana ye man umukapo kuri nge ni wa muntu udeserving icyari cyo udeserving icyari cyo ewan ukabona no umuntu icyambere amafaranga arafite sibyo icya kabiri no umuntu uri soft utari hard nyine umuntu utikomeje utabigize intambara umuntu wakomeje ibintu yabireye bigize intambara ni wa muntu ubusanga kuva mu buto bwe atarabyigeze atarabibonye abifitiye inyota ariko nyine yabyifonzemo si yabigigiye cyane yes rero man hari nk'abantu duhuza nyine mu kuri iriya situation twahuriyemo usanga biremereje kandi ugasanga tudahari ntago birimo gukunda ntago birimo kuba nk'ibyo twagombye kwa dukora kanya duhari kukuma abese waremera ukadiremera no mu Rwanda rungana gutya wabyiga nicyo kibazo dushatse kutubyiga tuba tukubitsa ahandi kwanza ahantu tubihera nko kuri bashiki bacu baduha confidence noneho twebwe ugasanga twabiremereje cyane ariko that's true uba ugomba kuremera niba hari come on ufite like let me tell you when ukomeje kuri bushiki bacu and I was like okay let me talk about this niba ufite umuntu man mukundana man ugomba guturemera tu uraremera. Yeah, that's true ugomba kuremera kuko nawe mu bandi abaremere nuvuga ngo ndi ngenyine ntago mfite power cyangwa ndi muri male gender ndi kumwe n'abandi bajene nyine like we are G's ariko yo uramutse uri kumwe n'undi muntu mudahuje igitsina like female gender wenda nk'umukopina wa cyangwa iki nyine like mubyimba na kimwe like mubyimbira hamwe ariko baby bagenzi be nago yabyimba nkuko nawe kwa G's bagenzi be utabyimba ariko ndi kumwe nawe tugaca kuba G's ngomba kubyimba nawe ari kumwe na tugaca kuba baby agomba kubyimba so mbyimba nk'ubyimbane nyine your focus niyo narindiho bro
niyo ndiho Yeah, that's true. ariko Yeah. nyine mu buzima nyine ari abo njya mpura nabo ugasanga yiyoroheje kumva yiyorohe yabigize simple ariko mbe baraje ise isabu watanje nyine ugasanga yari inshuti yawe magara kuva muri mu butoya kugeza akanya ariko mu kanya yari yanze kwirekura ngo muganire ariko baby raje tangiye kuyereka uko abyimbye cyane iyo bayita masculinity man ibyo babyita ibyo twari turi kumwe ukubona bahindutse isamera amababa cyangwa ukubona arabyimbye kandi ugasanga ikintu kinambabaza buriya suko wenda ari umu partner mu buryo bwa family wapi nuko ari umu baby yiterera nyine tu urumve ego buryo irenze bro iyo ego irarenze hari akaboro nigize kubona and I was like hari akaboro nigize kubona umu baby content creator sineko kuntu bamwita kondaza kumusakika mu kwereka ari kuvuga ngo ngese muna basore mwe ngo byane bya kera byabagaho koko ndi mwari waruzi ngo ubonye cyana ngo rakifuje uragipangiye ngo ugiye kukirya ngo uziko ubu byahindutse ngo ari n'icyana kikubona ngo kigupangira ngo mpaka kikuriye ngo kugenda uziko wakiriye kandi cyakuriye basore banjye mugume hafi babarye direct niba kuko hari umubebe ushobora kumva akavuga ati uramuniga genda mupangiye tu sinjye uzabona muri musore wanyu numenye amakuru ko ari umubebe uri gupangira ngo akurye rambarara kurye shumi urarwana n'iki yereka mbwire urimo oya ariko tekereza niba umubebe ashobora kuba asigaye yifata kumva ngo yagupangira akakurya like wenda nge nuko it's too late yenda maze gukererwamo you know what I mean ego ariko ubundi shashumi naba ndigaburira bishyushye turekiriye amana bareka kubwire buri hari ikintu baje gukora kandi ariko se tuvuge okay mujene abari hejuru mbebe ari hasi ubu byameze guri oya kurya ndi kuvuga naga ari position runaka oya apana ibyo nuko ngo no muri sense nyine abantu biyumvishamo basigaye urugero basigaye nk'ubyivuze basigaye batuvuga twe ntituvuge kubera icyo abajene nyine bateye gutyo nyine batavuga tu ari nko mujene inshuti yanjye man yarakurinze down ku buryo buteye ubwoba ku buryo afite trauma yoko uri kumva nimba ari cishwa hano like uzi impamvu nigeze kumugaya ndamubaza nise bro nukubera iki usigaye utinya abakobwa kandi kera wari umusazi nimutanga imbere nawe ngani utaza kumbwira yuko ari ikibazo cy'imyaka ntago cyo kikugeneraliza kuba umeze gutyo mbwira nukubera iki mbwira ibindi bintu bitandukanye nibyo nanumvaga mu buzima busanzwe bro yageze ubwo yambwiye ati kigana se twagihinde basi ariko nyine man like ariko uvuga batarabona bure yarabonye ni mpamvu yabuze icyo avuga bihuye na bya nshaka kukubazaho ari nabyo bigeze by'abajene bino minsi usanga yabonye famille ariko kuba yabona famille aracecetse ashishitse ngute like ubonye famille like okay mwenda mu yacishije make aracecetse hari igihe usanga like like urabona nka kuri ubundi like ishatse umugore cyangwa iyo ubanye n'umugore cyangwa like okay igihe cyose ubundi iyo hari umuntu mubanye yaba wabanye n'umugore waba umuvinze ubuzima ukajya kwibana n'undi mugizi kugira ngo musunikane life uko biri kose hari umuntu uba ugomba nyine like ntabwo mwese mwamungana uko biri kose hari umuntu ushiduka yakwanduje imico ye cyangwa se kwanduje ingeso ye uvuga ngo nk'umugisha ko yari asanzwe avuga ariko yagera mu rugo ndagashimura n'umugore utavuga byinshi bikaranya nawe kwamye gake kuko rega imikirandura man uvuga ngo urabona nka gutyo nese utekiza ko umeze gutyo nkanjye byaragenze gute
nakwanduje imico umva se wakina ahubwo se reka nkubwire ibyo urimo kuvuga ko noneho mane sinzi inshuti za magara nagize zimvuga ati uyu mujene ntari birye ewana twagahuza ni umuntu uri seriye azi gukora ntago ari umunebwe mana kenshi bameze nkawe bro bameze nkanjye gutisha like bari nyine tugiye mu kazi kuri uri crazy nabo bari crazy bro noneho man noneho bending ibintu byose nyine ibintu byose iyo birangiye bafata ko ari hurizo ry'Imana nyine ubuzima bugakomeza that's true man iyo boro iri isonda kuba gute iri mental man tuvuga urugero nkanjye wenda professional nkanjye muri ntago nyangira kwicuza man urabona tuvuga urugero hari ikintu ubo wakoze runaka nyuma ukicuza sibyo ibyo boro ngiye bigakumbaho nyifite imyaka byibure nka 19 20 kuva nagira imyaka kurinda ngeze ubu sinyikora ikintu cyitwa kwicuza let me tell you why nuvuga ngo igihe cyose ukoze ikintu nubwo at the end we choose hari inyungu runaka wari ugamije like sinzi niba uri kubyumva tuvuga urugero wenda ndakujyana ndago nshaka kujyana mu rugero rw'igitsina gore nago nshaka kujyana aho ngaho kamujyane ku rugero rwa hafi abashirira rwanda badahari kumujyane ku rugero rwa hafi wumva tuvuga urugero wenda okay sim betting nubwo mpfa n'abantu ba betting ako tuvuga urugero mfite ibihumbi 10 sibyo ndabi bettings mu byukuri mbi bettings ngamije ko ibyo 10 biba 30 sibyo cyese biba 50 ya mafaranga noneho na betinze arariwe bivuze ngo na betinze ngamije inyungu none ya mafaranga na betinze arariwe nuvuga ngo nge iyo situation nyisanzemo ntago nakicuza ngo iri 10 ntarishyiramo ngo niba nafashe umwanzuro kurishyiramo ubwo already ngomba gutamenya ko niba ariwe ubwo ryari somo nagombaga kwiga next time I ngomba play that shit kubyakira mu bintu bibiri nizera ko ikintu kibaho for reason kikongera kikabaho for a lesson kibiraho kubw'impamvu kikabiraho n'isomo runaka none se kubyakira byo man igihe uhumeka ngiye gukoresha ijambo ribi igihe uhumeka nyine ukavuga ati ndabyutse ndahumetse ndi broke fuck that so ubwa mbere mbaye broke nyine like ngiye nyibye kubundi ngabona ndahumeka shumi bro shobora baki nko ndabyibuka nigeze kugira amafaranga runaka nyabuze nabuze ndi mu modoka tu yabuze n'ubwa mbere nari mbuze amafaranga nkavuga ati mbuze amafaranga tu yewe najyana mu gahoteli ndaryama yewe ubwanjye nikwemi n'ubwa mbere ngewe ubundi reka nkubwire ukuntu nteye nari kumwe n'abantu bahano ku isi ndi keke pare ndumwe n'ubwa mbere ngewe nikuye imyenda yose ndabatereka nisuzume usuzume iki nisuzume nyine mvuge nti ntago niyizi nanjye ubwanjye nizina ryiwe man biri seriye naravuze ntabwo ndo mujene w'i Kigali ndashona ewana ndikaraga ndo muhasa n'ubwa mbere umuntu yaranyemeje avuga ni ayisarenda ndemeye njye ubwanjye naravuze ati manza hari igice cy'umuri manza kindo nanjye ubwanjye nazi cyanye ibye tu none uzi party ya danje burange naje gusanga party ya danje nyine like cyane abajene nibo baba bayikeneye party imitekerereze runaka cyane abajene nibo baba bayikeneye bese mweke party umujene ahava kagera abakeneye munyiye muri party imitekerereze ya mbere umujene abakeneye gutekereza ko icyabaye cyose cyaturutse mu myanzuro ye tagomba kukicuza cyangwa agira kirenganyiriza nyine nifashe nicara ndatekereza ibi bintu cyane nakoze iki kintu ninjye wicenda gitekereza nyikora gutya n'umwanzuro wawe ubu yofashe umwanzuro nk'umujene imugaruka zivuyemo shumi uzirengere that's true ingaruka zivuye mu mwanzuro wawe nukazicuza cyangwa ugira undi uzirenganyiriza kubera ko hari party naje gusanga abantu dufite ya danje igihe cyose always igihe cyose usanga niba ari ikintu runaka tuvuga urugero nk'uno munsi twagomba gukora njye nawe sibyo ntago nje sibyo no mukutaza usubirakariramo dalasi yankoshonye niki ni daje yanyice gahunda nibiki that's true
kwako nyine like wababaye nibyo that's true nanagukotoje ni namakosa ariko at the end ikintu cyo gihari at the end ushobora gusanga ntaje kwako nakoze accident cyashobora gusanga ntaje kwako bebe wanjye yagize ikibazo runaka nuvuga ngo like nubwo umunsi wawe upfuye wari umwanzuro wawe uko tugomba gukorana nibwo bitagenze uko wabishakaga wibingerekaho mwana nyine umunsi wapfuye nibyo kuko nusanga ugiye kubingerekaho uzasanga society yose wazasigara yirakari ndetse nka MTN nako nk'abantu bumuriro bose batwara ubunawe tubora ati none se tubigishira akonyoze yose watorera wavuga ati ngo urukumva rubango nyine njye nagomba kuba ndi gukora none reba murobara ujyanye do you understand bo nta kintu bagira kubera iki ntago ubona aho bagira ako Dallas esha ndamuhamagara icuro magana ne nabyanga ndanamwandikira ibyo bita bikwicira umunsi wawe uti gute Dallas ashobora kuba atabonekaga byashobora kuba ari gute bikora akantu kawe wenyine yakambwira uziko nje gusanga abaganga babe hafi kubera ko uzi ngewe mbonye ikintu gipfuye oya ntago mpanika ahubwo ntago nabyita ko atari ugupanika ariko mitavuga ni hari impamvu itumye biba n'ubundi nta kintu kibari noneho iyo mpamvu urugero hari gamana ari ibintu bitagombye kuba binagira n'impamvu umuntu afite uburenganzira bwo kukwitaba cyangwa se akabireka uramuhamagaye nta kwitabye njyewe ikintu mpita nkora iyo utanitabye rimwe ndeba isano ngiye hagati yanjye dufitanye urugero uri murumuna wanjye mukuru wanjye sister urime Rivier urinde abo bantu sumva ko nabantu batondekanye kugarukiraho ngiye abo bantu nshobora kuhamagara inshuro 900 haburaho inshuro imwe y'ijana iyo niyo ntago hamagara nuvuga ngo uhamagara umuntu tuvuga urugero nyine umuntu ukunda w'inshuti yaje umuhamagara rimwe wenda ntibikone nta kwitabe bitabigenda ngenda kubwira ngo urugero nkawe ngo hamagaye rimwe dufitanye gahunda nukanga kunyitaba so no mwana dufitanye hari abantu twiyemera tukavuga ngo ngiye ntago nahamagara inshuro banzurangize statement ndashaka ndashaka guhita nkubita mbangura aho ngaho hari abantu bavuga ngo ngiye ngo ntago nahamagara inshuro ebyiri bro ngiye ubwanjye ndabizi ko nahamagara inshuro 10 that's cool kwako naringize ngo ugiye gutumbwira ngo ntago narenze ya kabiri yego ko mana yanjye ngereka nkubwire that's not how God works mbayeho mwisi yo kwinginga umuntu mbona yuko ari umuntu wanjye afite agaciro kuri nge umuntu umfitiye agaciro ngo uhamagara inshuro zirenga 5 nta gahunda kabije mu buzima busanzwe nkubwije ukuri iyo mfitiye agaciro ngo uhamagara inshuro zirenga 5 ariko iyo utamfitiye agaciro ndagenda nkashaka nta numba nkubitse kugira ngo nakomeza kubona n'amafoto yawe that's true ese nuko bigenda mon nuko bigenda kambwe thinking ya kabiri yo muji abakeneye umuji abakeneye ya kabiri umujeni thinking ya kabiri abakeneye thinking ya kabiri abakeneye nuko akundi ubusanga tuvuga urugero muri no myaka turimo man uramutse uri umujene uri ufite ino myaka turimo singomba gufite ikintu cyawe ukora man cyawe bwite ariko at least ikintu cyose urimo gushakiramo amafaranga cyangwa uri gushakiramo cyangwa se career runaka ikintu cyose urimo make sure ko uri gukoramo connections zihagije let me tell you why I love you